akaba ari cyo natura, narangiza kandi nkahita nshimiramo Imana nkavuga ngo Mana warakoze kunkunda. Nakubwiye ko dusenga dushingiye ku byo Kristo yakoze, apana ibyo twebwe dukora, kandi nta kintu dusaba kugira ngo twemerwe, kuko twamaze kwemerwa binyuze muri Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Turi kuri Grace Abounds TV, ni umugisha ukomeye nanone kuba twongeye kubana namwe mu butumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Njyewe ndi Pastor Samu uje kubaganirira, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ubu turi bazima, dufite ubuzima muri Kristo. Haleluya. Twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Nawe uyu munsi turaganira kuki? Ndashaka kubaganiriza ku gusenga, ukuntu dusenga mu isezerano rishya. Hari ibintu byinshi tumaze iminsi twiga, twabonye ku gutsindishirizwa mu buryo butandukanye, twabonye gukiranuka kw'Imana, twabonye ukuntu Imana itakitubaraho ibyaha, twababariwe rwose ibyaha byose, ariko ntabwo twigeze twiga gusenga, kubera ko mu isezerano rishya imisengere igomba gutandukana n'iyo mu isezerano rya kera. Kandi n'ukuri abantu benshi barasenga mu madini atandukanye twagiye tunyuramo. Gusenga ni ikintu gishyirwa imbere, barabyigisha, babikangurira abantu, kandi abantu bakanagerageza gusenga. Bamwe bazamuka imisozi bakajya gusengera ku misozi, habaho ibyumba by'amasengesho, abandi bajya mu byitwa ubuvumo n'ubutayu, abandi basengera mu mago yabo, abandi ni mu nsengero, abandi basenga ari bonyine, abandi basengera mu magurupe. Icyo nzi cyo ni uko abantu barasenga pe, abantu barasenga, ariko ukabona gusubizwa, niba navuga ngo biri ku kigero cyo hasi. Ukabona ukuntu abantu basenga n'ukuntu basubizwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Yakobo yaravuze mu rwandiko rwe mu gice cyaho cya 4 n'umurongo wa 3, yaravuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyahisha irari ryanyu. Aka kantu k'umuntu kuba yasabye ariko ntahabwe bitewe n'uko yasabye nabi, ni akantu tugomba kumenya, cyane cyane twebwe abo mu isezerano rishya. Kantangire gutya, mu isezerano rya kera nk'uko twagiye tubibona, ibintu byose mu mategeko bishingira ku byo wowe wakoze, kuri performance yawe imbere y'Imana. Nakoze ibi n'ibi, nkwiriye ibi n'ibi, Mana nakoze iki, nawe ukwiriye kunkorera iki. Ariko rero ibyo twabonye ko atari inzira iboneye ku Mana, kuko nta n'umwe wabishoboye, nta n'umwe washoboye gukora ibyiza igihe cyose. Niko mubwiriza ko ahavuga, aravuga ngo nta muntu ukora ibyiza ntagira ubwo acumura. Nta n'umwe rero washoboye gukora ibyiza. Bibiliya ikanabivuga ko nta muntu mu bantu b'inyama n'amaraso ushobora gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Rero mu isezerano rya kera umuntu yabukoraga ibyo yakoze akaemerwa, hanyuma no mu gusenga kwabo bashingiraga ku byo bakoze. Niyo mpamvu hari akantu abantu bagira kari no muri Bibiliya ngo kwibutsa Imana imirimo, kwibutsa Imana imirimo. Dufite urugero rwitwa Hezekiya. Abantu bahera aho ngaho cyane bakabwira abantu ko bakwiriye kwibutsa Imana imirimo. Ariko reka nkumenera ibanga utaruzi. Niba wumva ushobora kuyibutsa imirimo yawe, iramutse igiye kuyisuzuma iyo mirimo urimo kuyibutsa, yahita yibukiramo n'amakosa yawe, kuko ntabwo ujya ukora ibyiza gusa, ukora ibyiza n'ibibi. Muri kamere ya muntu nuko nguko biteye. Hanyuma rero ushatse kuyibutsa ibyiza bye ngo abe ari byo ishingiraho iguha umugisha, aba ari byo ishingiraho isubiza amasengesho yawe, yakwibukiramo n'ibibi bye kuko nabyo birimo. Cya gihe wakoze icyiza, wagiye gusura abarwayi, hari n'ikindi kibi runaka wari wakoze, haba mu ntekerezo cyangwa mu bikorwa. Rero ntago nakubeshya ko kwibutsa Imana imirimo ari igitekerezo cyiza, kuko nujya kwibutsa ibyiza byawe, aho ngaho izajya kubireba isange hari n'ibibi byawe nabyo bindi. Usange rero ni wowe ubigorewemo, kubera ko Bibiliya iravuga ngo umuntu yubahirije amategeko yose ariko agasitara kuri rimwe aba yishe yose. Nawe mu isezerano rishya ntago dusenga dushingiye ku byiza byacu.
igihe cyose twegera Imana tujya imbere y'Imana dushingiye ku murimo Kristo yakoze kandi akawukora ku bwacu. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, ntabwo dusaba cyangwa dusenga tumeze nk'abanyamahanga, tumeze nk'abacakara, tumeze nk'imbata, tumeze nk'abakozi, tumeze nk'abasabiriza, beggars. Ntabwo ari uko nguko tujya imbere y'Imana, kuko isezerano turimo ni isezerano ryatumye duhinduka abana b'Imana. Twahindutse abana b'Imana. Ni ukuvuga rero niba habayeho no gusaba, niba habayeho no gusenga, ni ukubikora nk'umwana na se. Umwana na se ntabwo nkunda kugereranya ubwana bwacu ku Mana n'ubwana bwacu bw'abana bacu natwe nk'ababyeyi, kuko Bibiliya iravuga ngo twe turi babi. Mu bubi bwacu tuzi guha abana bacu ibyiza. Hanyuma akavuga noneho Imana yo, kuko Imana bimenye simbi, niba twebwe ababi tuzi guha abana bacu ibyiza, Imana yo ntizarushaho. Bibiliya ivuga ngo guha Umwuka Wera muyisaba. Imana ishimwe cyane. Rero niba ugiye gusenga cyangwa gusaba ikintu icyo ari cyo cyose imbere y'Imana, ugomba kubanza kumenya uwo uri we. Uri umwana. Bibiliya iravuga mu Baroma 8:15, reka mpasome gatoya. Abaroma 8:15 haravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. 16 umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Niba rero turi abana, tugomba kumenya ukuntu tujya imbere y'Imana, tugenda nk'abana. Bibiliya yongera kuvuga ukuntu turi abana bayo muri Yohana 1:12. Hose turahazi cyane. Yohana 1:12 avuga gutya, aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubushobozi bwo kuba, pana bwo kwitwa. Hari abantu bagera hano bagasoma ngo bwo kwitwa. Ntabwo ari ukwitwa, ni ukuba abana b'Imana. Aravuga ngo bo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Rero niba turi abana b'Imana, twegera Imana nk'abana b'Imana, apana nk'abasabiriza, apana nk'abagowe, apana nk'imbata n'abakozi. Kandi umwana igihe cyose aba akwiriye umurage. Ntabwo umwana ahabwa igihembo mu rugo iwabo. Umwana ahabwa umurage, ntabwo ahabwa igihembo. Utagira ngo ibyo bintu byumvikane. Ntabwo tujya imbere y'Imana rero tugiye kwibutsa ibyo twakoze. Buriya umukozi w'iwawe niba umufite, cyangwa niba nawe uri umukozi ahantu runaka, urabizi ko icyo upfana n'umukoresha wawe n'umushahara y'ukwezi gushize araguhemba. Ibyo birumvikana kuko uri umukozi. Ariko umwana mu rugo, kanigire mu rugo iwawe, iyo umukozi avomye amazi, ibyo ngibyo aba azabihemberwa. Iyo ashashubura azabihemberwa, iyo akorobye inzu azabihemberwa, iyo yogeje amasahani azabihemberwa. Ntabwo ndimo kwirengagiza ko bahembwa make, ndabizi, ariko ibyo byose akora azabihemberwa. Ariko umwana mu rugo, iyo ashashe nta gihembo akorera, iyo akorobye nta gihembo barimo gukorera, iyo avomye amazi nta gihembo arimo gukorera. Nta kintu na kimwe akora mu rugo ategereje ko nyuma y'ukwezi hari ikintu muzamugenera kubera ubwinshi bw'ibyo yakoze. Kandi iyo mutakimuhaye ntahava, ariko umukozi mutakimuhaye arahava, ndetse bibaye ngombwa yabajyana no mu nkiko. Ndagira ngo ubanze wumve uriwe neza mu bwami bw'Imana. Rero umwana mu rugo ntabwo akwiriye ibihembo, ahubwo ahabwa umurage. Imana ishimwe cyane. Kambasomera umurongo nanone umwe mu Bagalatiya, igice cyaho cya 4, somo wa 7 ngira ngo. Umurongo Abagalatiya 4:7 haravuga ngo nicyo gituma utakirimbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa mbere nawe reka ngusome, urabisobanura neza.
uravuga ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Okay, ugomba kubanza kumenya ko uri umwana, kandi niba uri umwana uri umuragwa. Hari ikintu rero gishobora gutuma umwana adahabwa umurage, ngo ni igihe akiri mutoya. Mu yandi magambo, turasaba ntiduhabwe kubera ubutoya. Rimwe na rimwe ubutoya ndimo kuvuga ni uko utaramenya ko ibyo bintu ari ibyawe. Ubwo ni ubutoya bukomeye cyane, ugahora ugenda nk'ugiye gusabiriza nka bega, nk'imbata, nk'umuntu urimo gusabiriza kubera ibyo runaka, kubera ibyo wakoze ngo Imana ibishingireho nawe iguhe. Ariko uri umuragwa, ubayeho nk'imbata ariko uri umuragwa. Kubera icyo ubayeho nk'imbata kandi uri umuragwa, ni uko ukiri mutoya. Hanyuma reka nsoze, hari ukuntu mba numva ntashaka gukora video ndende. Ahantu ushaka gusoreza ni ahangaha. Ndashaka kukubwira ukuntu dusaba mu isezerano rishyashya. Nabanje kukubwira uwo uriwe kwanza, ubanza umenye neza uwo uriwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Aha nakubwiye ko dusenga dushingiye ku byo Kristo yakoze, apana ibyo twebwe dukora. Kandi nta kintu dusaba kugira ngo twemerwe, kuko twamaze kwemerwa binyuze muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icyo ukwiye kumenya rero, ntabwo dusaba nk'abasabirizi, nicyo nari nakivuze, cyangwa abanyamibabaro, ahubwo mu isezerano rishya dusaba nk'abana. Gusaba nk'abana rero, reka mvuge uburyo dusaba. Ikintu cya mbere ni ugushimira. Dusaba dushima. Dusaba dushima. Ako kantu karajijishije, reka nkasobanura. Twebwe ntabwo tugenda tugiye gusaba, tugenda tugiye gushima Imana. Ni ukuvuga ngo dushingira ku gushima no kongera kwatura amasezerano y'Imana ku buzima bwacu. Ni n'ibyo bice bibiri by'ingenzi bishobora kugira isezerano ryo mu isezerano, bishobora kugira isengesho ryo mu isezerano rishya. Gushima Imana kubw'icyo yakoze no kuvuga kwatura amasezerano yayo. Kangerageze kubivuga. Bibiliya iravuga mu Banyefeso 1:3, ivuga ko Imana yaduhaye imigisha yose. Mu yandi magambo, Imana yararemye kandi byararangiye. Kansoma uyu murongo, Abanyefeso 1:3, haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasi ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imana yamaze kuduha imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Kugira ngo tuyigereho rero dusabwa gukura. Nubwo turi abaragwa, twabonye ko umuragwa ukiri mutoya nta kintu ahabwa. Gukura dukura gute? Ntabwo dukura mu myaka, dukura mu ijambo ry'Imana. Hari abantu bibeshya kuri ibi bintu bakanabeshya rwose. Kavuga ngo urabona ngo ubusiwe ngo umwana wawe ngo agusabye imodoka ngo wayimuha. Oya, ntayo namuha. Nta niyo yansaba, ariko burya ansabye yansaba n'igishushanyo. Ariko icyo ndimo kubivugaho nuko mufata ubwana bwacu bwo mu buryo bw'umwuka mushaka kubugeranya n'ubwo mubiri. Umwana wo mu mwuka, kuko umwana w'Imana n'umwana mu mwuka, yavutse mu mwuka. Igihe wabyarwaga n'umwuka, Bibiliya iravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Kavuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nayo ni umwuka. Niba warabyawe n'Imana rero wabivutse mu buryo bwo mu mwuka. Niba uri n'umwana rero umwana mu buryo bwo mu mwuka. Ntabwo ari ikibazo cy'imodoka. Imodoka ushobora kuba uyizi ufite na perimi, wanayikoresha ibintu bizana inyungu. Ushobora kuba ari nacyo cyifuzo cyawe. Ntabwo dukwiye kuba tubigeranya rero ubwo bwana bwo mu mwuka tubigeranye n'ubwo mu mubiri. Wowe uri umwana mu mwuka. Niba uri umwana mu mwuka, nubwo uri umuragwa, ariko ntushobora kubona ibyo usengera. Kandi gukura no gukuzwa n'ijambo ry'Imana. Rero kora ibintu bibiri mu gusenga kwawe. Shimira Imana ko byose yamaze kubiguha. Kubera ko igihe Imana yaremaga isi n'ibiyirimo, nta kindi kintu yongeye kurema. Kuva icyo gihe uzasome mu Itangiriro mu gice cya mbere kugeza no mu cya kabiri, nta kindi kintu Imana irarema. Yaremye ibintu byose mu minsi 6 irabirangiza, kuwa 7 iraruhuka. Muri 6 irimo kuvuga yaremye byose nawe urimo. Nta kindi kintu irongera kurema. Rero ibyo bintu byose, ngo iyo migisha yose yarayiduhaye mu buryo bwo mwuka muri Kristo Yesu.
mu yandi magambo igihe yari duhaye Yesu Kristo nta kindi kintu na kimwe yari twimye, byose yarabiduhaye. Icyo dukora rero turayishimira ko yabiduhaye, nibwo buryo bwo gusenga. Ikintu cya kabiri ni ukuyibutsa amasezerano yayo, si no kuyibutsa kubera ko yayibagiwe, ahubwo ni nk'aho ari twebwe tuba turimo kuyibutsa kugira ngo tuyagenderemo. Mu yandi magambo, niba urimo gusenga, urugero njye mfite urugero rw'ibintu byambayeho nkimara kumenya ubutumwa bwiza. Ubundi murabizi ko umuntu yabaga yagize intege nkeya runaka, hari ibintu wakoze bitari ibyawe, bitari iby'ubumana, hari ukuntu wajyaga imbere y'umukozi w'Imana, umupasiteri, umuhanuzi, ukamwatura ibyo byaha. Ibyo bintu rero naje gusanga atari ukuri. Ntabwo umunyabyaha ashobora kuba bari umunyabyaha mugenzi we, kuko buri umunyabyaha ugiye kundi munyabyaha. Icyo gihe rero icyo nakoraga niki, nagendaga muri miriwari. Nari mfite miriwari nini cyane mu nzu, nkajya imbere y'iyo miriwari nkitunga urutoki nkavuga ngo Samu, wowe uri iki ngiki, nkavuga icyo Imana inyita cyo kuruta icyo nakoze. Nkanga kwirebera mu cyo nakoze cyangwa natekereje, nkirebera mu cy'ijambo ry'Imana rinyita cyangwa icyo Imana inyita cyo mu ijambo ryayo, akaba ari cyo natura. Narangiza kandi nkahita nshyimiramo Imana, nkavuga ngo Mana warakoze kunkunda, kuko mba nibonye nk'umuntu utari ukwiriye gukundwa. Noneho ko nibonye nk'utari ukwiriye gukundwa ariko nkaba nkunzwe, byanteraga ishimwe. Ntabwo ugiye kwishimira ko wagize intege nkeya, ntabwo ugiye kwishimira ko wabeshye niba wabeshye cyangwa ari ikindi wakoze, ahubwo ugiye kwishimira Imana ikomeza kugukunda kandi umeze gutyo. Haleluya. Hanyuma ukanatura amasezerano yayo. Ntabwo ndumurizo, ndumutwe, sinsindwa, sinanirwa. Haleluya. Bazagutera baciye mu nzira imwe, batataniye mu nzira zirindwi. Ayo niyo masezerano ugenda watura iyo uri mu bihe byo gusenga, mu bihe by'ibitero. No gushima kuko Imana yamaze kubikora kera, no kwatura ijambo ry'Imana rigusezeranya kuri ibyo bintu runaka. Ndumva nasoreza aho ngaho, tuzakomeza ubu tubivuzeho bwa mbere, ariko tuzakora ibindi biganiro bitandukanye tuvuga ku gusenga. Tuzagenda tugira n'abatumirwa batandukanye dusobanure ku gusenga. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Fine Builders Limited is an RDB registered construction company located in Ramera opposite Amahoro Stadium. Check on our various services. We are more than ready for your project.